ibihe byiza kuri KFB Sport TV nibyo twifurije uherereye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba umujyi wa Kigali no mu ntara zose rwose zigize igihugu cyacu. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugenda mugubwa neza. Nge ubasuhuza ugiye kubagezaho n'iki kiganiro banyita Kwizera, ndabararikira gukurikira iki kiganiro kugira ngo mubashe kugenda mumenye se zandani muri EPR bimeze bite. Rutahizamu uri kuvugwa mu ikipe ya APR iriko ngo uri kuzana icyo bita amananiza bimeze bite. Ese EPR ubundi amakuru bimeze bite? Uyu munsi turakotinga mugenzi wacu Rugaju Rigani, niyo mpamvu umuntu twamwifatishije, ariko ibintu bya EPR noneho uyu mwaka biri gucanga abantu bose, biri gucanga abasesenguzi, biri gucanga abantu bose, kuko EPR uyu mwaka ngo irashaka gukora icyo bita transfer zituje kandi ngo zigororotse. Transfer zituje kandi zigororotse ziri ku murongo, zigenda zimeze neza, zizira icyo bita injawuro cyangwa se nyine EPR ngo uburyo bundi yapanze gukora transfer z'ukwezi z'umuro ku kwezi, irarebera ikavuga ati rwose imyaka irenga 2 dukora transfer z'abakinnyi b'abanyamahanga tugasanga abenshi rwose ku kigero cyo hejuru nta kirimo. Umuntu waje abantu bose ntibamushidikanye noho ni umuvandimwe bita Seydou Youssef Daouda, umuvandimwe bita Richmond Ramuti nawe biraho, umuvandimwe bita Pavel Nzera nawe twavuga ko biraho, Ari Nsuwane nawe biraho, umuvandimwe Engineer Tedoro Wanga ni gake ubwo yahari aho yagiye afasha ikipe ya APR. Undi muvandimwe wenda uheruka kuba yaza na Richmond Ramuti nawe araho. Undi muvandimwe no bita Sheikh Jibril Ouattara, Denis Omedi ndetse na Kim Kano, abo ngabo rwose ubona ko wenda APR yatangiye kugenda itera intambwe. Ubona ko uko imyaka igenda yicuma niko igenda izana abakinnyi beza. Ubwo hari hamaze kuba impinduka mu buyobozi bw'ikipe ya APR, abavandimwe bita ba Godwin Odibo bamaze kugenda na Nwodobo Johnson Chidebere bamaze kuba hakorwa isuku mu ikipe ya APR, agakuramo imyanda yose, agasigara EPR igororotse ifite n'ubuyobozi bwiza kandi buzira icyo bita ibintu by'abapampe, ibintu by'abantu baza kurya amafaranga mu ikipe ya APR. Ugasanga ikipe ya APR bari kuyisahura, bari kuyicucura batitaye ku buryo bari guhemukira abafana benshi, amamiliyoni menshi afana cyangwa se anakunda ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ibyo ngibyo rwose nicyo ubuyobozi bw'ikipe ya APR bwatekereje, aho baravuga bati rwose uyu mwaka tugomba kuzana abakinnyi bari ku murongo bagororotse, nta kuzana igihuri cy'abakinnyi. Muri uko ushize bazanaga abakinnyi nk'umunani ugasanga bose barabasinyishije, ariko uyu mwaka barakubwira bati turamanura abakinnyi batarenze 3 b'abanyamahanga, 3-4, abo ngabo ntibarenga rwose b'imyakaka babakinnyi ubona ukavuga ngo abangaba baje bishingiye ku mibare yabo cyangwa se baje bafite byinshi bashobora gufasha ekipe. Ntago ari bya bindi uzana umukinnyi ugasanga ni umukinnyi wa mukinnyi uraho waya wa mukinnyi uraho udafite icyo yishe, udafite n'icyo akijije. Baravuga bati rwose tugomba kuzana abakinnyi batanga umusaruro. Abadatanga umusaruro abo ngabo ntago dushaka ko baguma mu ikipe ya APR, nta nubwo dushaka ko binjiramo. Niyo mpamvu ku munsi w'ejo hasohotse itangazo rwose n'urutonde rw'abakinnyi ikipe ya APR yashimiye rwose ku myaka na serivisi zabo bagiye batanga rwose muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Abantu benshi baza gutungurwa n'umuvandimwe bita Pichu, bavuga bati rwose Pichu muri iyi faze retour yari umukinnyi ugenderwaho, yari umukinnyi ukora byinshi, ariko ubuyobozi bwararebye busanga icyo baguriye umuvandimwe Pichu rwose ntago agikora neza. Bamuguriye kuza gukina match zose, ariko umukinnyi yaraje abuze umwanya wo gukina, haje ntiyitwaye neza, nta tandukaniro ari kwerekana rye n'abaje, kandi ahembwa akavagara rwose. Ubuyobozi bw'ikipe ya APR ufata umwanzuro yo gutandukana n'umuvandimwe wita Nshimiyimana Ismael Pichu, umwe mu bakinnyi rwose bigeze kugacishaho muri iyi shampiyona y'u Rwanda rwose, ariko ahagire mu ikipe ya APR rwose twabonye ko ibintu bye byasubiye hasi cyane, aho bita Nshimiyimana Ismael Pichu, umurundi wakiniraga ikipe ya APR. Ubu ngubu nawe uri ku rutonde rwamaze kuba basezererwa na Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Bamaze kumenyeshwa ko Nyamukandagira itazigera ibakenera cyangwa se itazigera ibakoresha umwaka utaha wa shampiyona, aho igiye kubasimbuza abandi bakinnyi b'imyaka y'abakinnyi b'abanyamahanga ndetse n'abakinnyi b'abanyarwanda bagomba kuba binjira muri Nyamukandagira. Rwose ngo bose bagomba kuba bafite intego imwe, ni ugufata APR bakagira urwego rumwe bayikuraho bakayigeza ku rundi. Ntabwo byaba byumvikana gufata
poroje ubwo imaze kuba imyaka 3 APR igura abanyamahanga. Ubwo ntabwo wambwira ngo umwaka wa mbere wabaye flop, n'uwa kabiri we flop, n'uwa gatatu we flop, rwose byaba ari ibintu bitagaragara neza cyane, byaba ari ibintu bibi cyane rwose ku buyobozi bw'ikipe ya APR ndetse n'abafana bayo, byaba ari ibintu bidashimishije. Niyo mpamvu ubuyobozi buri kwitonda mu matransfer, niyo mpamvu amatransfer ya APR rwose uri gusanga ashingiye ku bakinnyi b'amazina aremereye, nubwo wenda bamwe na bamwe amakipe akomeye ari kwirangira abegukanye. Hari nk'umutara mu myaka 18 w'umunya Burkina Faso rwose bari barangiye na Cheikh Djibril Ouattara, biza kurangira amakipe akomeye rwose ahise amwegukana. APR isigarana amavuta mu ntoki, indazi ryariwe kare rwose. APR ikimara kubona ko umukinnyi rwose ibiganiro bigoranye kandi hari ekipe yamaze kumwemerera amasezerano, yamaze kumuha icyo bita imbanziriza amasezerano, APR imuvaho. Ubu APR noneho iryanye mu gihugu cya Mali. Muri kubona urutayizamu nimero 10 nizo yambara mu mugongo, muhanze mumwitegereze neza cyane. Nta byinshi mfite byo kumuvugaho uretse kubabwira wenda statistique ze n'imibare ye. Uyu mutaramu muri shampiyona ya Mali amaze gukinamo imikino 19, muri shampiyona bakina imikino 25, yakinnye imikino 19, atsinda ibitego kandi ibitego atsinda ibitego 11. Urumva ni imikino 7 ni yatigeze, imikino 8 ni yatigeze atsinda, indi mikino yose yagiye yigaragaza. Hari nk'umukino muri yatsinzemo hat-trick, undi mukino atsinda 2, indi yose ni kimwe. Uyu niwe ikipe ya APR rwose ngishaka kuba yasimbuza abo bita ba Victor Mbauma Chukwuemeka bamaze guhabwa icyo bita amabaruwa abasezera cyangwa se anabashimira ku ruhare rwabo bagize muri epi nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Uyu niwe rutayizamu gusimbura uwo bita Victor Mbauma Chukwuemeka. Hasigaye n'abandi bawinga uza gusimbura uwo bita Kwitonda Rebaka n'umuzamu. Biri kuvuga ko Ishimwe Pierre ashobora kurijyamo, ariko hari n'andi makuru avuga ko rwose hari abayobozi bemeza ko Pavel Nzira yasimbuzwa umuzamu w'umunyamahanga, abandi bakavuga bati rwose Pierre niba muri karijyemo rwose. Ubwo aho ngaho ku muzamu ntabwo barafata umwanzuro, ariko abawinga babiri b'imbere bagomba kubazana n'umwataka rwose, bakazana na Ronald Sekiganda, ndetse umuzamu ni uri gushidikanywaho, ariko APR igomba gushyira abanyamahanga batari munsi ya 4 rwose. 4 bagomba kwinjira muri nyamukandagira. Ndabashimiye, banyita Kwizera, iyi ya Sport Update.